Yes kabisa, reka nongere mbahereze ikaze hano kuri Sport Room TV Rwanda. Nizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza, mbonero no kubifuriza intangiriro nziza z'icyumweru none tariki 28 z'ukwezi kwa 10. Mbahaye ikaze mu makuru y'imikino tugiye kuba tuganiraho muri aka kanya, aho tugiye kuba tuganira ku ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Ejo bundi ku munsi wa gatandatu tariki 26 bifatanyijwe n'abanyarwanda muri rusange bakora umuganda usoza ukwezi kwa 10. Hari byinshi byatangajwe rero nabyo turaza kuba tubiganiraho. None rero bahise basubukura imyitozo rwose bitegura igaruka rya shampiyona muri weekend, aho umunsi wa 8 rwose uzabukomeza. Ese APR izahura nande? Ese imikino y'ibirarane bihagaze bite? Byose turabigarukaho. Mu ikipe ya Kiyovu Sport naho babonye umuterankunga mushya, nawe turaza kumugarukaho muri rusange. Wahoze ayobora kandi Kiyovu Sport Mvukiyehe Juvenal, nawe hari byinshi yatangaje aca amarenga ko ashobora kuba yagaruka mu buyobozi bw'ikipe y'Urucaca, kuko yaherutse kwandika ku mbuga nkoranyambaga ziwe ko afite urukundo rwose kuri iyi ekipe ya Kiyovu Sport, kandi avuga ko ikipe ngo y'abareyo anagaruka azongera rwose ngo akayifata ku gakanu nk'uko yabigenzaga akiyobora ikipe ya Kiyovu Sport. Mbahaye ikaze rero wewe wamaze gukanda subscribe, ndagushimiye by'umwihariko. Gusa nawe niba utarakanda subscribe, igihe ni iki ngiki, ukande kuri ako ga subscribe, ukande like, ubundi ujyase muri comment utange igitekerezo cyawe rwose, aho tubwira amazina yawe ndetse naho dukurikira uherereye rwose. Byakorohera rwose washyiramo akadarapo kaho uherereye, byose duhita tubibona 5 kwa 5 hano kuri Sport Room TV Rwanda. Niho tuganira rero ibya sport rwose muri rusange, ukajya umenya amakuru utiriwe ubaza umuhisi n'umugenzi. Abari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Zambia, Mozambique, Kenya, n'abari muri Canada, mwese mbasuhuje kandi mbahereza ikaze muri iki kiganiro cya none rwose kuri uyu wa mbere. Yes kabisa, ubwo ni ibyo ngibyo tugiye kuba tugakora rwose. Bundi mwebwe mu manuke rwose muri comment mushyire mu dutima, mungaragarize urukundo rwinshi, mukanda no kuri like rwose. Nibyo nabisabira kuko niyo nkunga tuba dukeneye cyane, kugira ngo tube tureba ko turi kumwe n'abantu koko tuba turi kuganira. Yes, dutangire rero mu ikipe y'ingabo z'igihugu nk'uko siroga yabigira ati umurava intsinzi, kandi mu birango byakagaragaramo intare rwose. Muri iyi weekend ku isabato cyangwa ku wa gatandatu barigaragaje cyane mu gikorwa cy'abanyarwanda cyishimiwe n'abatari bake, dore ko baje kuba bifatanya n'abanyarwanda batandukanye ndetse by'umwihariko n'abakunzi b'iyi ekipe ya APR Football Club bakora umuganda wabereye ku Kacyiru, hagereye Radio Rwanda ndetse na Minisiteri ishinzwe abinjira n'abasohoka. Aho niho umuganda waje kubera rwose, witabiriwe n'abayobozi ba APR Football Club nk'uko mubibona ku mashusho rwose twatangije, bari gutera ibiti muri rusange byiganjemo iby'imbuto. Harimo kandi n'abakinnyi b'ikipe ba APR Football Club, by'umwihariko abanyamahanga, dore ko abanyarwanda barimo rwose ari bakeya, kuko abenshi bari mu butumwa bw'igihugu, bari mu mwiherero, aho bari kwitegura rwose umukino w'ikipe y'igihugu ya Djibouti waje kuba uba kuri iki cyumweru, ubwo baje kuba bagarikwa rwose bagatsindwa 1-0 n'ikipe y'igihugu ya Djibouti. Umuganda rero wabaye ku munsi wo kwa gatandatu. Nyuma y'umuganda baje kuba baganira rwose, aho umuvugizi w'abafana wamwita Jangwane yavuze ngo ibiti duteye bigomba kujyana n'ibitego tugomba gutsinda mu kibuga. Ubundi ibiti baje kuba batera, bifuzaga ko batera ibiti bigera ku 7,000, gusa ntago byaje kuba bikunda, ahubwo bateye ibiti bidashyika ku 7,000. Gusa yavuze ko bo nk'abafana bishimiye igikorwa bakoze, ati kigaragaza ubumuntu ndetse no gufatanya hamwe muri rusange, kuko igihugu cyacu ngo nitwe tugomba kucyubaka, nta wundi uzaza kukitwubakira. Ayo namwe mu magambo Jangwani rwose yaje kubatangaza. Ni nyuma y'umuganda, murazi ko umuganda iyo usojwe habaho inama y'abahuriye muri icyo gikorwa rwose cy'umuganda. Ubuyobozi bwa APR Football Club nabwo bwagize icyo buvuga ko ari igikorwa cyiza kandi bishimiye, kigomba
kuba ngaruka kwezi rwose uko bazajya babona umwanya badafite umukino muri iyo weekend, ko bazajya bashaka uko bakora nabo umuganda muri rusange. Ni igikorwa cyagaragayemo abakinnyi rwose b'abanyamahanga wabonaga ko bishimiwe cyane n'abakunzi b'iyi kipe rwose, aho rutahizamu Mamadou Sy rwose ari umwe mu bari bishimiwe rwose ubwo bari bari muri iki gikorwa cy'umuganda, ndetse n'undi rutahizamu rwose yaje kuba agaragaza ubwitange ni Victor Mbawoma Chukwemeka, nawe yagiye akora umuganda rwose nk'uko muri video n'amafoto rwose mugenda mubibona muri rusange. APR Football Club rero iri kwitegura rwose isubukura imyitozo kuri iki cyumweru, aho imyitozo yabereye ku kibuga cy'imyitozo Ishyorongi. Imyitozo rero irarimbanije bitegura igaruka rya shampiyona, dore ko bazagaruka bakina umunsi wa 8 nyuma y'uko umunsi wabo wa 7 ugizwe ukirarane bitewe n'abakinnyi bayo benshi bagera ku 9 bari mu mwiherero w'ikipe y'igihugu, byatumye umukino wabo w'umunsi wa 8 w'umunsi wa 7 rwose usubikwa. APR Football Club rero imaze kubikinira imikino 2 ya shampiyona muri uyu mwaka, aho yaje kuba itsinda umwe ikanganya undi. Umukino wa mbere bakinnye banganyije na Etincelle ubusa ku busa, umukino wa kabiri bakinnye batsinze ikipe ya Gasogi United igitego 1-0 rwose cya rutahizamu cyangwa se umukinnyi mushya APR Football Club w'umunyamali Mamadou Lamine Ba, naje kuba atsinda iki gitego cy'ikipe ya APR Football Club kihesha amanota 3 yose. Rero APR Football Club izasubukura imikino ya shampiyona yakira. APR Football Club rero yari kuzakira ku itariki 30 ikipe ya Rutsiro, ikayakirira kuri Kigali Pele Stadium, ariko uyu nawo wagizwe kirarane kimwe n'uyu munsi wa 7 bari gukina n'ikipe ya Musanze, nawo waje kuba ikirarane rwose. Ubwo kuri 30 nabwo ntizigera igaragara mu kibuga, ahubwo izagaruka mu kwezi kwa 11, aho ikipe ya APR Football Club ku isesa 12 izaba yakiriwe na Gorilla rwose. Hazaba ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, nta gindutse nabwo ni utabikirarane bitewe nuko abakinnyi babo ari bwo bazaba bavuye mu ikipe y'igihugu, kuko ikipe y'igihugu Rwanda ifite umukino wo kwishyura ikipe y'igihugu ya Djibouti ku itariki 31 rwose z'ukwezi kwa 10. ubwo sinzi niba ku itariki ya mbere nabwo umukino utazasubikwa. Undi mukino APR ifite rero muri kwezi kwa 11 nuko uzakinwa ku itariki 24, aho APR Football Club izaba yakiriwe na Vision, nawe ukazabera kuri Kigali Pele Stadium. APR mukino izakira no ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11, aho izaba yakira Muhazi United. Niyo mikino APR Football Club rero ifite muri uku kwezi kwa 11 tugiye kwinjiramo mu minsi ya vuba. Ese iyi mikino APR izitwara mite? Nubwo amahirwe yuko iyi mikino yaba rwose ari makeya, bitewe nuko uyu mukino ku itariki ya mbere rwose wa Gorilla abakinnyi ba APR bazaba bataragaruka cyangwa se bazari bwo bakiva mu ikipe y'igihugu. Ni ugutegereza tukareba umwanzuro Rwanda Premier League Ferwafa bazafata kuri iki cyemezo cyangwa se kuri uyu mukino rwose, niba uzaba cyangwa se nawo uzaba ikirarane. Nuramuka ubaye ikirarane APR byumvikane ko izabigize ibirarane bigera kuri 6 muri rusange. Ni ugutegereza tukareba imyanzuro rwose izabivamo kuri iyi ikipe y'ingabo z'igihugu. Tuyivaho twerekeze kuri Kiyovu Sport. Kiyovu Sport aze kuba ibona umuterankunga mushyashya bita Gorilla Coffee. Umuterankunga rero yihaye agera kuri miliyoni 50 mu gihe cy'umwaka umwe rwose bakorana. Umuterankunga azajya yambarwa imbere kuri jezi yabo rwose y'urucaca, aho byase bitangira no gushyirwa mu bikorwa ku mukino bakinnye ku musoko wa 6 bagatsindwa n'ikipe ya Bugesera. Imyenda bari bambaye hariho umuterankunga wayo rwose Kiyovu Sport. Indi nkuru iri muri Kiyovu Sport nuko uwahoze ari perezida wayo rwose Mvukiyehe Juvenal nawe hari byinshi yaje kubatangaza nyuma y'igihe kirekire rwose adakoresha imbuga nkoranyambaga.
nyuma y'umwaka umwe rwose n'igice atavuga kuri Kiyovu Sport ku mbuga nkoranyambaga ze, Mvukiye Juvenal yaciye amarenga yo kuyiba yayigarukamo. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga kuri iki cyumweru rwose yagize ati Kiyovu Sport ku mutima, ati abasaza ba ya kipe muri tayari. Ubwo yabazaga abasaza cyangwa se abari kuyobora Rayon Sport muri iyi minsi bise timu y'abasaza, ababaza ko bari tayari rwose. Aya magambo yasojwe n'utumenyetso tw'umweru n'ubururu tugaragaza amabara y'ikipe ya Rayon Sport. Akiri umuyobozi rero w'ikipe ya Kiyovu Sport, Urucacu Mvukiye Juvenal yavugaga ko atazigera atsindwa na rimwe na Rayon Sport, kandi kuva yabuvaho rwose, mbere y'uko abuvaho ntabwo Rayon Sport yigeze imutsinda cyangwa se yigeze ibasha kumukuraho amanota 3 yose imbumbe. Dusoza rero Makuza Bernard wabaye minisitiri w'intebe n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi ndetse n'uwundi bita Busabizwa Parfait, ni bamwe mu bakiriye umukino, mu bakurikiye rwose umukino w'ijonjora ry'ibanze yo gushaka itike ya CHAN 2024. Ikipe y'igihugu ya Djibouti yatsinzemo Amavubi 1-0. ni ukubamenyesha ko aba nabo ari abanyacyubahiro rwose bari kuri uyu mukino. Umukino Amavubi yaje kubatsindwa rwose, akaba azakina umukino wo kwishyura rero ku itariki 31 ku munsi wo kwa kane. Ese Amavubi azabikora? Byose tubitegereze, tubihanga amaso, undi tubifurize amahirwe masa bazabashe kuba batsinda uyu mukino kugira ngo bajye muri raundi ikurikiyeho rwose bashaka itiki yo kujya muri CHAN. Rero reka dusoreza mbifuriza gukomeza kugira uwa mbere mwiza, mukomeze muhahe muronke ibyo murimo byose, imirimo murimo yose ihirwe n'ibiganza by'Uwiteka, muhahe muronke. Undi bavuga ati ibindi biganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista bakunzi ba Sport Room TV Rwanda, mukande subscribe, like, share ndetse na comment.